nshaka kukubaza nkawe uramutse uri uwo mwana wabyumva ute cyangwa se wakwiyumva ute nko muri societe turi mu uyu munsi? Iyo ndirimbo irimo n'ubutumwa bukomeye cyane uko biragoye ariko ntabwo umuntu ajya yita amana avukira ariko umva biragoye byangora kwiyakira nge nkinayumva numvije iyo ndirimbire emotionnelle ishaka kugutera no kurira pe. Bakunzi wa Above TV mwese ndabasuje nkuko mumenyereye ni Kamatari. Uyu munsi rero cameraman ni ushaka kugira ngo aze kuyobora ikiganiro cy'uyu munsi arajye tubaza nk'abantu turi muri studio natwe tumusubize. Cameraman ijambo ni ryawe. Kubashyiramo indirimbo murambwira nimba muyizi. Yego. Mugire nicyo muyimvira. Yego. Okay. Indirimbo mwayumvise. Twayumvishe. Buri wese ku ruhande rwe agiye nko kumbwira nk'iyo yumvise ino ndirimbo atekereza iki ku gihe cyahise aho iyi ndirimbo yaririmbwaga. Wenda nk'urugero nk'iyo utekereje mu gihe cy'ubu wenda nk'iyo baririmbye ngo Katarina cyangwa se bavuze ngo Patamano indirimbo musanzwe muzi. Hari uko muhita mwumva cyangwa se mukumva isura y'ubuzima muri. Yego. Nk'iyo mwumvise nk'ino ndirimbo mubaye mwari muri icyo gihe ni nk'ihe comment mwayitangaho? Mwumvisemo nk'izuba rirarenze ngo inka zacu ziratashye ngabimuhira ngo barahibikanyira kugira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ya mwitekereza iki? Ngiyo ndirimbo uko nyumva ituma mudu mbega narindimo ngiye nahindutse ko mpita numva banjyanye mu gihe wenda kijya gusa nkaho bwiramo ukuntu nkibaza ubanza ari inka bazicyuraga ubwo nkahita mbega mbona iyo shusho iri kunzamo se byabaga bimeze gute. Ariko iyo ndirimbo ni nziza cyane njye mba numva ari ubuzima bwa kera baririmbagaho. Kamatari yatubwira nawe. Iyo ndirimbo rero ngewe iyo nyumvise numva lifestyle yabo hambere. Nuvuga ngo hari ubuzima babagamo, izuba rigacana bakabyuka bakajya mu mirimo, abajya kuragira bakagenda, izuba rikarenga abagiye kuragira bakacyura inka, ibintu nk'ibyo mbega ikubiyemo ubuzima bwabo hambere. Rero iyo nyumvishe ngewe nk'umunyarwandakazi binyumvisha cyabinyereka itandukano ry'ubuzima bwo hambere n'ubu ngubu. Murakoze cyane kubwo kumbwira ibyo nifuje kubabaza ariko nari nsigaje kubabaza ku ndirimbo imwe. Nta kibazo.
yayumvise twayumvishije. aya ni indirimbo y'uwo bita Jean Baptiste Byumvuhore. Yego. Iravuga ngo naba nawe. Hano yaravuze ngo naba nawe, mbese yavuze nkawe. Arongera ati ngo we yaravutse wasanga iwabo baroga. Abaturanyi bose bamakato ndetse banatekereza yuko ngo azabimuraga. Yego. Nshaka kukubaza nkawe, uramutse uri uwo mwana wabyumva ute cyangwa se wakwiyumva ute nko muri sosiyete turimo uyu munsi? Iyo ndirimbo irimo n'ubutumwa bukomeye cyane, uko biragoye ariko ntabwo umuntu ajya ahitamo ahantu avukira, ariko kuvukira ahantu nk'aho aba ari ikintu kigoye cyane kugira ubone ukuntu ubyitwaramo, biba bigoye kandi atari n'ikosa ryawe. Kurumva rero rwose hari igihe uvukira mu muryango nakwita nk'aho ari mubi nyine, ufite amateka mabi, bikaba byakugiraho ingaruka, ukaba wagira complex kandi atari wowe wabiteye, ari ukubera umuryango wavukiyemo. Kandi mu by'ukuri wowe uri umwere, uri umwana abarengana, aba ari umumarayika nk'uko bajya babivuga. Urumva rero biba bikaze cyane, biba bihanahangayikishije bikomeye cyane. Niyo mpamvu nawe yaje kuvuga ngo naba nawe. Urumva yashatse kumvikanisha ko agahinda afite mbega karamukomereye ku buryo yifuza no kwigereranya n'undi muntu. Kandi buri muntu wese afite ibibazo bye, urusha gusanga n'uwo yavuga wenda ngo naba nawe, ariko uko byagenda kose afite impamvu yavuze ngo naba nawe. Hari igihe ubona wenda uri mu kibazo ukuntu ukifuza kuba waba nk'undi muntu kugira ngo nawe ubashe kuba wagiramo amahoro. yewe iyo ndirimbo se nsubiramo ikibazo. Navuze ngo iyo ndirimbo iravuga ati naba nawe, sibyo? Akavuga ati yatangira kuririmba akavuga ngo umwana yaravutse asanga iwabo baroga, sibyo? Abaturanyi bamuha akato, mbese imiryango iramwanga, kandi akumva yuko mu buzima uko bizagenda kose nibo bazabimuraga. Nashaka kuvuga ngo wowe wishyize mu buzima bw'uwo mwana umerewe atyo, abaye ari wowe uyu munsi, wakumva umerewe uti wenda ino ndirimbo niyo ku gihe cya kera ntabwo ari iy'ubu, ibaye ari ubu ngubu uri muri ubwo buzima, ndi kumva ufiringi nk'uwo muntu. umva biragoye, byangora kwiyakira. Nge nkinayumva numvije iyo ndirimbire emotionnaire ishaka kugutera no kurira pe. Rero ngewe nishyize mu mwanya w'uwo nguwo nyine avutse bagasanga bimeze gutyo, na biriya nyine kuko baravukiye muri uwo muryango, baravukiyemo, yego urawitirirwa kuko uba uri umwana wabo. Mwana we kuri njye byambabaza, icyo kirahagije, byambabaza pe, byambabaza, byangwa no kubyakira. Mwakoze rero umwanya wanyu mwafashe ngo mwumve nanjye ibyo nifuzaga kubabaza muri kuri kamera, nubwo batari kumbona nubwo ijwi ryanjye riri kure, ariko sibwo nawe ntago waza bakakubonara mu minsi itaha. Kuko si uko turira mu mibare rata cyane. Anyway, nta kibazo. Murakoze mwabansezerera muri kubona. Yes, turabashimiye rero. Kari agaciye nyine, kari akaganiro gato, ariko buriya hari harimo message, tujye twumva indirimbo z'abantu ba kera zigire n'icyo zitwungura. Harimo ubutumwa bwinshi, yaba iriya ndirimbo ya mbere yatwumvishije, yaba n'iya kabiri, zose zari indirimbo zifite ubutumwa. Imana ibamugisha.
kameramani nawe wakoze akoze cyane bye bye